Muraho nongeye kubasuhuza kandi mboneraho no kubaha ikaze kuri televiziyo yacu yo kwihana no kubabarirwa ibyaha nk'uko bisanzwe ni Gasigwa Balthazar. Ndagarutse rero kugira ngo twongere twige icyigisho cyacu gishya gifite umutwe uvuga ngo kuri uyu munsi dufite icyigisho gishya nk'uko nari mbibabwiye gifite umutwe uvuga ngo urukingo rwa kane nko gukomanga k'urupfu ku bantu. Urukingo rwa kane nko gukomanga k'urupfu ku bantu. Ushobora kwibaza ngo ese kuki ibi bintu byose biri kugenda biba, kuki gahunda zigenda zihagarara mu bihugu bimwe na bimwe, ahandi ukabona ntacyo bibabwiye, kuko itangazo ritambuka mu isi yose aba ari rimwe kandi amahanga yose agomba kuryumva, bitewe n'uko hari imiryango iba ishinzwe kureberera ikiremwamuntu yo yikorera ku giti cyayo, kandi nizera ko abantu bose bagakwiye kuba bagendera kuri iryo tangazo cyangwa se bagahanahana amakuru. Reka rero mbere y'uko dusesengura iby'iki cyigisho cyangwa se mbere y'uko twiga kino cyigisho tubanze dusenge nk'uko bisanzwe. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wakoze rero kandi uragumya kutuba hafi muri iyi minota tugiye kumara hano, udufashe were kujya kure yacu kandi buri kimwe cyose ukisesengurire maze umenyeshe abana bawe bikwiye. Reka rero izina ryawe rihabwe icyubahiro ku bw'uburinzi bwawe n'urukundo tugirira, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Nari maze kubabwira umutwe w'icyigisho urukingo rwa kane nko gukomanga k'urupfu. Bisobanuye neza ko mu minsi yashize hatambutse itangazo ritanzwe n'umuryango ushinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa FDA hano ku isi hose. Itangazo rivuga ko imiti yasohowe na biriya bigo bisanzwe bikora inkingo za Pfizer, za Moderna n'izindi zigiye zitandukanye, ko bagomba kuba bahagaritse iriya mikoreshereze y'iriya miti ko itujuje ubuziranenge. Ariko mu by'ukuri ushobora kwibaza uti kuki ibihugu bimwe na bimwe byabyanze bikirengagiza iryo tangazo, abanyamakuru bakaruca bakarumira, ugasanga bibereye mu nkuru zitandukanye, bibereye mu byo utamenya utaha n'agaciro kurusha ubuzima bw'umuntu. Ariko mu by'ukuri uyu muntu akibaza ati ese itangazamakuru ryo riratangaza ko batigeze baritambutsa ngo abantu barimenye, abayobozi bo baba babizi? Ariko icyo ni ikibazo nawe ugenda ukibaze. Itangazo ryashyizwe ku rubuga riratangwa hirya no hino, ariko kuko cyangwa se ibitangazamakuru byo ku isi biba bifite uruhare rwo gutambutsa ikintu kugira ngo kimenyekane mu isi yose, ubwo bafite uburyo babikoze kugira ngo abanyamakuru bere kwirirwa babiha agaciro, kuko hari na leta zo ku isi iriya tangazo ritari kwemera ko ritambuka, kuko ryabuzaga cyangwa se rigahagarika imikoreshereze y'imiti imwe n'imwe harimo na zino nkingo. Rero iryo tangazo ushobora kwibaza uti kuki mu Rwanda ritigeze rihagera? Ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane, ariyo mpamvu abantu bagomba kuba maso bakamenya ibiri kubera mu isi. Ntago Satani yakwemera ko gahunda ye ihagarara. Ni ukuvuga ngo hari aho azayikomeza, ahandi bakagenda baburizamo imigambi ye, ariko mu by'ukuri hari aho afite icyicaro. Nk'uko mubizi hari ibihugu bigiye bitandukanye byinshi ku isi bitigeze bikingira, bimwe na bimwe ugasanga nta gahunda yabyo, nta nubwo rwose babishyizemo imbaraga, ariko mu by'ukuri wari umugambi cyangwa se ni ubushake bw'Imana, ni ubushake bw'Imana kugenda igaragaza uburyo ki ibihugu byose byo mu isi bitazagaragariramo akaga mu gihe kimwe cyangwa se akarengane mu gihe kimwe. Niyo mpamvu rero byose mwere kubyinubira, biri kuba mu gihugu kugira ngo byeze itorero kandi biriboneze, kugira ngo Imana ibone abantu bayo mbega bagaragaye nk'intwari muri ibi bintu biri kuba, kuko igitero giheruka kigomba kugabwa kuri Satani ku bw'ibi bintu byose ari kujijisha isi ashaka kuyirimbura. Icyo gitero rero kigomba gutegurwa kandi Imana igomba kugitoza iyo ubwayo ikacyitoreza kugeza bigeze ku musozo, noneho Imana ikagira ite ikacyohereza aho kigomba kujya. Twarabyize mu cyigisho, mugende mu byumve icyigisho murasanga aho umutwe, sinzi niba ari umutwe ariko kirahari, kivuga iby'igitero cy'umwami w'ikusi ku mwami w'ikasikasi. Ntabwo twarebye ubusobanuro bw'umwami w'ikusi n'ubusobanuro bw'umwami w'ikasikasi. Ibyo rero turabizi mu bijyanye n'ubutumwa bwiza, ntabwo ari intambara y'amasasu,
nubwo nabyo bishobora kubaho, bishobora kubaho. Ntacyo abantu batabwiwe keretse ko amatwi arimo urupfu atumva. Ibyo ni ibisanzwe, ubundi iyo umuntu agiye gupfa ibimenyetso bimwe na bimwe bigenda bigaragaza ko ibijyanye n'imyumvire byo birabanza bikagenda. Hari n'ibindi bice by'umubiri bibanza kugaragaza ibimenyetso bwa mbere y'uko umuntu agira ate, mbere y'uko umuntu apfa. Uyu rero ni umugani abantu baciye kandi urifashishwa cyane. Nk'urugero muri Suwede bakimara gutanga urukingo rwa 4 bahise bakurikizaho microchip. Muri Israel ni uko. Ubu ibi bihugu cyane cyane muri Suwede cyangwa se Israel, ubu ntiwasaba akazi utari ku ikoranabuhanga rya microchip. Ntiwajya serivisi iyo ari yose wakenera muri leta ntibayiguha, ugomba kubanza kujya kuri sisiteme y'abantu bari gukoresha microchip. Ibi bisobanuye neza rero ko ari umuburo ugomba kwitabwaho n'ibindi bihugu iyi gahunda itari yageramo. Rero natwe aho muri hose mube maso kandi mwitegure, kandi twasanze ko nta muntu wese witwa umukristo, kuko abiyita abakristo bo ni benshi kandi n'ubundi ari abakozi ba Satani, tujya tubibona kandi turabizi. Ariko abakristo nyakuri ntago uyu mushinga bemerewe kuwitabira w'ikoreshwa rya microchip mu bijyanye n'igura n'igurisha. Ibyo rero turabizi neza. Umubiri usanzwe wifitiye ubudahangarwa bwa 99%. Ibi turi gusobanura impamvu bari kugumya kuzana uburozi, bari kugumya kongera uburozi mu mibiri y'abantu, kandi ibi bintu byaramaze guhagarikwa. Umubiri usanzwe wifitiye 99% by'ubudahangarwa. Bisobanuye bite rero? Ni ukuvuga ngo 99 ni igihe indwara iyo ari yo yose ishobora kuza yatatse umubiri ugomba kuyirwanira, ukayirwanya ubwayo wifashishije imbaraga z'umubiri uko Imana yawuremye, noneho indwara igakira. Iyo binaniranye nibwo 1% rikora, harimo gukoresha imiti ya kizungu n'ubundi buryo bwose umuntu yakwifashisha kugira ngo akire. Niyo mpamvu rero zino 99% ni nyinshi cyane ku buryo umubiri utaba ukeneye ibintu nka biriya bitizewe kandi rwose binashidikanywaho, ahubwo biza bisenya ubudahangarwa bwa wa mubiri usanzwe wifitiye. Mu by'ukuri rero ntago ari ibinyoma. Dusanzwe tuzi uko bagenda batera urukingo rumwe, 2, 3, uko bazamuka niko barushaho guca intege cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri kurusha uko bawubaka. Ibi rero ugomba kubimenya, ukamenya ngo Mana udutabare, musenge kugira ngo Yesu Kristo aduhe ubuhungiro. Satani ari kwanga gukanga amafi kugira ngo, nibyo ari kwanga gukanga. Muzarebe iyo umurobyi ari mu mazi, ari mu nyanja cyangwa se ahandi hantu, burya iyo ari kuzamuramo umuraga amafi yafashwemo n'andi ashobora kuba ari yagwamo nyuma, ntago awuzamura bucece mu buryo bworoheje kugira ngo amafi ataza kumenya ko umuraga urimo kuzamuka bawukura mu mazi atavaho yikanga. Ibi birumvikana. Ni ukuvuga ngo agerageza kuzamura gahoro kugira ngo amafi ataza kwikanga noneho akavamo. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu Satani ushobora kubona bimwe birahwekereye, ugasanga bageze kuri 3 bagahagarara, ukayoberwa ibintu byabaye muri leta mu bayobozi, ugasanga bamwe ntibari kubivugaho rumwe, bari gukora amanama, ese dukomeze cyangwa tuhagarike, ugasanga ni ibyo ngibyo byo kujijisha barimo. Ni Satani rero uba ubiri inyuma, aravuga ati abantu batangiye gushishoza, batangiye kumenya ubwenge, ya makuru twabahishe batangiye kuyamenya, reka natwe tugerageze kugira kubahisha kandi tubereke ko ntacyo bitwaye, tubanze tujijishe, noneho tuzagaruka tugira duhita dushyira mu bikorwa gahunda yacu. Abantu rero mugumye mushishoze kandi mube maso. Twabonye ko abana b'Imana bagomba kuba maso kurutaho muri iki gihe, kurusha uko ibihe byabayeho. Ubu ngubu nibwo bagomba kuba maso bishoboka cyane. Kumva ko hariho inganda nyinshi zikora inkingo ni ukujijisha biriya. Ukumva mu Budage ngo hari uruganda rukora inkingo, mu Bwongereza, biriya ni ukujijisha. Sisiteme bahuriyeho n'imwe, ni iya Satani. Ngo AstraZeneca, Moderna, ziriya za Pfizer, za Johnson and Johnson, biriya ni ibiki?
ni amazina atandukanye ariko umukozi wabo mukuru ninde? Ni Satani. Ni ukugira ngo abantu bumve ko ikintu kimwe gishobora kuba gikorerwa hariya, ikindi hariya, ikindi hariya, umuntu akumva ko ntacyo bitwaye. Hoya biragitwaye cyane kuko Satani we turabizi neza amayeri ye twamaze kuyavumbura kandi Yesu Kristo yaramutsinze. Ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibyo kurya cyatangaje ko nabibabwiye, ni ukuvuga ngo kiriya kigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'iby'imirire ku isi cyatanze itangazo ko imikoreshereze ya ziriya nkingo iba ihagaze. Ibihugu bimwe na bimwe biraryumva kandi birifatira iki? Birifatira umwanzuro. Bisobanuye neza ko rero byahise bifata intera ndende ubwo abanyamakuru babihishaga, kuko turabizi ko iyo Satani ashaka gukwirakwiza ikintu cye yifashisha ibitangazamakuru. Ubu rero ibi ngibi ntabwo iri tangazo bari kwemera ko rinyura mu bitangazamakuru, kubera ko yari azi ko n'ubundi biri kugira bite, biri kuburizamo umugambi we. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Usibye ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'inkingo, n'ubundi imibiri yacu ntabwo yari izikeneye. Ntabwo buriya burozi imibiri yacu igize iti bukeneye namba, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga riti muzakoreshe imiti ya kizungu mu gihe mubona ko ubundi buryo bwo mwakwifashisha bwo kwivura bugize bute, buvuyeho cyangwa se burangiye, aba aribwo muzitabaza iriya miti. None twebwe ibi bintu ni ibiki? Ko imibiri yacu nta kibazo yari ifite, ko iriya korona ari igihuha, ko abantu bose bamaze kubimenya, kuki bari gukomeza kongera uburozi mu mibiri yacu? Intego ni ya yindi barayizi, niyo kugira ute, niyo kurema umuntu, twarabyize. Raporo nyinshi n'abigaragambya bakomeje kugaragaza ko ziriya nkingo zitemewe. Nibyo rwose, ukuri kw'izi nkingo kugenda kwigaragaza kurushaho kugera n'aho hagaragaye ibihugu 3 bya mbere ku isi byiyemeje kugabanya abaturage babyo ku rugero ruteye ubwoba. Ngo hari ibihugu 3 muri bije bagiye bakora, kuko twasanze ko gahunda bafite ariyo kugira ute, ariyo kugira ngo bagabanye abantu ku isi. Niyo ntego nyamukuru, kugabanya abantu ku isi, noneho barangiza bakagira bate, bakarema umuntu wabo mushya bashaka, bagaha isi umurongo ngenderwaho. Ibi twarabisobanuye neza cyane. Rero hari raporo yagaragaye mu buryo bw'ibanga, nyine hari ahantu babishyira bamwe bagahita babishyira ku mugaragaro. Nk'igihugu cyaje ku mwanya wa mbere, igihugu cy'Ubudage cyagaragaje ko mu mwaka hafi mu myaka 2 iri imbere cyo rwose hafi 2/3 hafi aho ngaho. Ngo muri 3/3 ko mu 2/3 abantu b'icyo gihugu bagomba gupfa, noneho hagasigara 1/3. Ubwo ni urugero ntanze, kuko agafomati ntago ngafite, ariko hari uburyo nakabonyeho barimo kukagaragaza. Numva mbega ngize iki? Numva ngize ubwoba. Ndavuga se aba baturage bo mu Budage abandi bazaba bagiye, ukibaza uti ni indwara se, ni inzara izabica? Ukibaza ahantu bazaba bagiye bikakuyobera. Ni ikintu rero gikomeye cyane. Noneho igihugu cy'Ubudage ku isi cyagaragaye ku mwanya wa mbere mu bihugu bizica abaturage benshi kurusha ibindi, hakurikizaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikizaho Ubwongereza. Ibihugu nibyo byaje ku myanya y'imbere ibanza mu bihugu bizaza ku mwanya w'imbere mu kugabanya abaturage babyo. None ushobora kwibaza ngo u Rwanda rwo kuri urwo rutonde ruboneka hehe? Nabyo wahita ugira ute, ubwenge bwahita bubiguha, kuko urebye mu bihugu byo ku isi byabashije gukingira ku muvuduko ukomeye cyane kandi bakabyitabira, u Rwanda rugize rute? Ruri ku mwanya wa mbere, rurimo. Ibi rero ntago ubusobanuro wakwirirwa ujya kubaza umuntu uwo ari we wese, kuko nawe wabyibonera. Abantu bashobora kwibaza uti ntacyo bitwaye, ubundi se igihe bahereye hashize imyaka ingahe, hashize amezi angahe ko ntacyo twabaye? Ntabwo biriya bintu bihita biba ku mwanya. Uko umwaka ushize niko bwa burozi bugenda busenya ubudahangarwa bw'umubiri, ukajya urwaragurika, karwara kakugeragaho mbere umubiri ugahita ugakiza. Noneho niyo yaba yoroshye ite ikaza igasanga umubiri wacitse intege, niyo mpamvu uzabona kurwaragurika bizagenda byiyongera, noneho n'umubiri rwose ugenda ucika imbaraga gahoro gahoro, kugeza ubwo umuntu azajya arwara igicurane, bakajya bakumva mu gitondo ngo yagize ate, ngo yapfuye. Wajya kumva umuntu akoreye kabiri, mu gitondo ukumva yagize ate,
ukumva yapfuye. Malariya yamugeraho umunsi umwe ukumva yagize ate yapfuye. Raporo zizajya zikorwa bavuge ko yishwe na malariya, bavuge ko yishwe n'inkorora cyangwa se ibicurane n'ibindi byose bisanzwe, turabizi ukuntu bagenda babitekinika. Ibi rero ni umugambi wa ki? Ni umugambi wa Satani. Mubyitegure rwose ntimugire ngo ingaruka zo ntazo zirahari, kandi ntago nk'uko nababwiye uriya mugani, ntago Satani yatakanga iki? Ntago yatakanga ifi kugira ngo zigwe mu rushundura atarabanza kugira ute? Atarabanza gukubakuba umuraga kugira ngo hatagira n'imwe imucika. Ibi byose bigomba kuba byakozwe mu mpera z'umwaka wa 2020, hagati ya ibihumbi 2024 kugera 2025. Nk'uko twarebye amateka y'umwaka, twasanze ari umwaka ukomeye cyane kuko wagaragaye cyane cyane mu buhanuzi bwa uriya mugore w'umwongereza, ubwo yari arimo ahanura iby'ibihe bya nyuma, ukuntu gahunda za Satani zizaba zipanze. Buriya rero hari ikintu abantu bajya basa nkaho bakekeranya, ariko ukuri guhari. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe Satani aba ashaka ko abantu bamenya mu gihe Satani atari yakigeraho, ahubwo abantu bajya bakimenya noneho Satani yamaze kugira ute? Yamaze kurangiza gahunda ze. Niyo mpamvu rero ukuri kw'ibi ngibi byose biri kuba tugenda tubabwira, abantu bakica amatwi, abantu bakavuga ati biriya bintu muri kuvuga ni bya bindi by'abantu basanzwe banga u Rwanda cyangwa se bashaka guharabika igihugu n'abayobozi. Nyamara abantu bakajya bagira bate? Bakazasanga mu minsi izakurikiraho nibwo bazaba bari mu rugamba rukomeye cyane rwo guhangana n'ingaruka za bya bindi byagize bite? Byabaye mbere. Niyo mpamvu ushobora kwibaza uti nk'u Rwanda rwagaragaye ku mwanya w'imbere mu bihugu byakengeye ku ngufu mu bihugu byose byo ku isi. Wakwibaza uti izi mbaraga zakoreshejwe ni muhwe ki igihugu cyari gifitiye abaturage zitigeze zigaragara muri Uganda, zigeze zigaragara mu Burundi, ibihugu bituranye muri Congo, Tanzania? Izo mpuhwe ni izahehe? Namwe mujye mushyira mu bwenge. Ese abakongomani, abarundi batigeze bagaragaza izo mbaraga, ese amakuru mukuru yo ni ayahe? Barapfuye cyangwa bariho? Dushyire mu bwenge kandi dutange ingero zifatika. Uganda nubwo za Congo habaho za Ebola byose, ese barapfuye cyangwa bariho? Corona se ibayo cyangwa ntibayo? Ibi rero byose ni iki? Ibi byose ni ibigenda bigira bite? Ibigenda bihuza na bwa buhanuzi igihugu cy'u Rwanda kizagiramo uruhare mu irangira ry'amateka y'isi, aho kizakora ibintu bisa nkaho bitangaje mu isi yose, ku buryo abantu bazavuga bati koko dore bwa buhanuzi, dore aho bubanjirije ni aha ngaha. Ibi rero mubyitege cyane cyane, kuko Imana igihugu cy'u Rwanda igifiteho ububasha bukomeye cyane, kandi igifitiye umugambi usoza amateka y'isi ukomeye cyane, ni nk'umutwaro uremereye. Niyo mpamvu rero ibintu bigomba kuza bigenda byisukiranya kugira ngo ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu Rwanda, Bibiliya yasomwe mu Rwanda, abantu bagaragaze iki? Bagaragaze ese babyumvishe bate? Iyo dusomye amateka dusanga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gishobora kuba kiri mu bihugu biza ku mwanya w'imbere, mu bihugu byabwirijwemo ubutumwa bwiza kurusha ibindi byose, kuko n'ububi burahari cyangwa se ibinyoma birahari, ariko u Rwanda rwo rwagize rute? Rwagaragaje ikintu cy'umwihariko ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. U Rwanda rwabwirije iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, u Rwanda rurabisesengura, u Rwanda rubwiriza ukuri kw'abamarayika batatu, barabisobanukirwa nubwo hari ababyanze. Kubera iki? Kubera umudamaro n'umudendezo bibereyemo. Ariko ukibaza uti ese ubutumwa mbona cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana mbona mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze? Reka da, nta namba. Nuvuga ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja, ariko mu gihugu cy'u Rwanda rwose Imana yagize itya ikora akazi, ntacyo yagize ite? Ntacyo yahishe Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu rero tugomba kugira dute? Tugomba kwihangana kandi tugasenga kugira ngo Imana idukure cyangwa se itwambutse
itwambutse iyi nyanja, itwambutse runo ruzi kuko rurashaka kutwuzuriraho kandi Imana irabyitegereza. Ikintu iri gushaka ni iki? Ni ukugira ngo abantu bezwe, nibamara kwezwa batunganywe, nibamara gutunganywa noneho Imana nirangiza irekure cyangwa se igabe igitero kuri uriya muyobozi w'ibibi, kuri uriya mwami uyoboye isi y'umwijima. Igitero cy'umwami w'ikusi kigomba gutera umwami w'ikasikazi kandi kivuye by'umwihariko gifite urufatiro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi rero byere kwirwa bibatangaza cyangwa se ngo bibace intege, kuko rwose nta handi bigomba kuva, nta handi bigomba gutegurirwa usibye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero mwitegure kuko gahunda cyangwa se urugamba rurakomeje. Mu by'ukuri rero twebwe nta kindi turi gusaba leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda usibye guhagarika iyi gahunda ijyanye n'imikoreshereze y'inkingo, kuko byagaragaye ko izi nkingo zidakenewe kandi byamaze kugaragara ko ari ikinyoma. Niyo mpamvu rero iyi gahunda abayobozi bakabyizeho bakabitekerezaho, ibyakozwe byabaye byarabaye, noneho aho abantu batangiye kugira guhumukira, iyi gahunda bakayihagaritse, bamara kuyihagarika abantu bagakomeza imirimo yabo, noneho tugategereza ingaruka z'ibyakozwe, ariko here kubaho kugira gute kongera umuvuduko w'ibi bintu rwose biyobowe na Satani. Niba ari amafaranga yatanzwe rwose turabizi ko atabura, kuko kugurisha abantu isi irabizi, isi iri mu bibazo bikomeye cyane, aho abantu bashobora kugurishwa ntibabimenye, ugasanga ibihugu byo muri Afurika bisa nk'aho ubukoroni ntibuzigera bushira, ugasanga ni twebwe bakoreraho ubushakashatsi abazungu mu gihe bahimbye utuntu dushya bari kugira ngo bagerageze ko gahunda zabo zizagerwaho cyangwa zizakorwa neza, ugasanga ni twebwe bari gukoreraho ubushakashatsi, ugasanga buri kintu cyose cyadutse mu isi reka duhere muri Afurika, ikindi icyo ari cyo cyose kije gishyashya reka duhere muri Afurika, ugasanga twebwe abirabura kubera ko badusuzugura nyine ko nta bwenge dufite, nta buvumbuzi buhambaye dufite, ugasanga bagize bate, batwogeyeho uburimiro n'abayobozi noneho batuyobora, ugasanga nabo badushyize ku isoko ku bw'inyungu zabo, atari ku bw'inyungu zabo bayoboye. Ariko mu by'ukuri rero nubwo twe turira cyangwa tukagaragaza intimba, ariko Imana byose irabyitegereza, nubwo ifite ububasha bwo kubihagarika byose kandi bimwe ikemera ko bibaho, ariko ibigira ngo imanza za bamwe zicibwe, irebe noneho no kwihangana kw'abandi aho bahagaze, cyangwa se impande ebyiri zigaragara, banga uruhande rw'ukuri n'urw'ikinyoma. Imana ishobora kwemera ko ibibi bibaho kugira ngo hagaragareho abayobowe n'ukuri, hagaragare n'abayobowe n'ikinyoma, kugira ngo abakristo bezwe, abandi bagire bate, barushaho kujya mu mwijima. Niyo mpamvu rero ibintu byose bidasanzwe muzajya mubona, muzajya mumenya ko bifite umugambi wihariye cyangwa se intego nyamukuru yihariye. Reka rero tubisengere kugira ngo iby'Imana yashatse bigende nk'uko iyo ibishaka kurusha uko abantu bagira bate babishaka, kuko bigiye nk'uko abantu babishaka, ubwo isi yose yabigize ite, yarimbuka, kuko Satani ajya yishima agasenga akavuga ati uwama bugacya isi yose yarimbutse, umutwaro wo guhora ndwana n'abantu, mu gitondo urarihannye, mu gitondo uramenya ukuri. Umva, Satani ngo abonye isi irimbukiye rimwe, Satani ngo yavuze impundu agakoma amashyi, ngo kuko ngo abo yaba anyaze ni benshi, kuko benshi batungurwa, bamwe baba batarihana, abandi ugasanga bigenze bitya na gutya. Umva, Satani yatavuga ati amen. Niyo mpamvu rero Imana nayo ifite iki, iradukunda, ifite urukundo rwinshi cyane. Niyo mpamvu Imana ugasanga yagize ite, yarinze umuntu, kubera ko hari umugambi ikimufitiye w'uko agomba kuzabanza akihana, agomba kubanza kumenya ijambo ry'Imana, noneho agahitamo yego cyangwa oya. Niyo mpamvu rero ibintu byinshi muzajya mubona
Imana yabyitambitsemo kugira ngo here kubaho gutungurwa. Ari nayo mpamvu abantu turi kubabwira ngo Yesu Kristo aragarutse, Yesu araje kurusha uko abantu babitekereje cyangwa se babivuze, ahubwo ugasanga nibwo abantu bagize bate, nibwo abantu bahwekereye, nibwo abantu bahugiye mu by'isi. Gushaka ibitunga umubiri nibyo, ariko wirengagije ibyatunga roho, icyo gihe waba urimo kuruhira ubusa. Waba urimo kuruhira ubusa kuko umubiri uzashira, ariko ubugingo buzagira bute? Buzahoraho. Imana umubiri yawuguha, yawukwambika mushya kandi mwiza ugezweho, ariko Imana ntiyakwambika ubugingo kuko wamaze kugira ute? Aho wabugurishije, ubwo nyine babuguze burundu, babuguze burundu. Niyo mpamvu nta kintu wakora ngo ubugarure. Mureke rero dushake ubutunzi bw'ijuru, kuko Imana aribwo ishaka ko tubanza, noneho ibindi turi guhiga, amafaranga n'ubutunzi bugiye busanzwe tuzabuhabwa nk'inyongezo. Kandi mwibuke ko inyongezo ntabwo iburanwa, umuntu ashatse yakongeza icyapfuye nabi, icyaboze, cyangwa se yashaka n'icyo ngicyo kibura ukugaya cyangwa n'agato uri kugaya ntakaguhe. Kubera iki? Ni inyongezo nyine. Inyongezo ntabwo iburanwa. Mureke rero dusome isomo riboneka muri tugiye gusoza kino cyigisho, tugiye kugisoza cyari icyigisho kiburira abantu cyangwa se cyongera gukangura abantu kugira ngo bamenye ibintu biri kuba n'umugambi. Kumva ngo urukingo rwa 4 babanje gukingira abafite imyaka iyo hejuru muri za 60, bahita basa nkaho babihagaritse, ukagira ngo byararangiye. Ntabwo byarangiye, ahubwo ni uko bahwihwishe abaturage, ugasanga batangiye kwihagarara bavuga ati njye uru nguru rwose sinzarwemera, ati rwose baranjijishije bankingirisha, atari kuri rwa 4 rwo rwose bazabumva keretse nibaza n'imbunda. Noneho bagiye kumva amareyakisiyo y'abaturage, bavuga ati satani rero ni umunyabwenge, ati niwe muhagaritseho gake, mbanze mbigire, mbanze mbikurikirane, mbanze mbikurikirane nza n'umurongo mushya. Rero mwitegure, ibingibi bigomba gukomeza. Malariya bagiye kwikorera urukingo, akarwara kose kazajya kaza bazajya bavuga ati nimuze tubakingire. Atari uko bagiye kubakingira iyo ndwara bababwiye, malariya cyangwa se sida n'ibindi byose, ahubwo ari ya gahunda y'iki, ya cya kinyoma cya korona iri kugira ite, iri gukaza umurego. Dusome mu rwa mbere rw'Abikorino, ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korino. Aha hantu yari yarahageze ahabwiriza ubutumwa bwiza, ariko amaze kugera mu zabukuru, nyine murabyumva, atakibasha kugenda urugendo rurerure, yatangiye kujya akoresha inzandiko nk'uko natwe turi gukoresha iki, amatelefone, amakompiyuta. Abo tutabasha kwegera cyangwa se guhura nabo bakimenyera ibiri kubera ku isi no mu gihugu cyacu. Rero Pawulo nawe yagiraga atya, akanyuzamo abadaherukana nabo akabandikira urwandiko. Reka dusome urwa mbere rw'Abikorino n'ibice 6, umurongo waho wa 12 niho ndahera. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byose. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero, reka turebe hano heri, ari insengero za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ashyizeho akabazo. Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. 19 niho ndasorezana, naho nashakaga by'umwihariko. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza iki? Imana. Ibintu byose bikorerwamo imbere mu mubiri bifashishije urugero rw'icyaha cy'ubusambanyi. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byo kwitondera.
ari izi nshinge bari kohereza n'ibindi miti, kuko n'ibinini bizaza mu buryo bwo kujijisha. Ibinini bizaza kugira ngo abantu intuzi inshinge bazaba bazirambiwe cyangwa bamaze kumenya amayeri yazo, bazane ibinini n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Rero insengero nubanga imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Niyo mpamvu kandi ngo imibiri yacu yaguzwe igiciro gikomeye cyane ubwo Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba kugira ngo yitangire umunyabyaha yongere abone agakiza cyangwa se ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero nta burenganzira dufite ku mibiri yacu, ahubwo tugomba kuyisigasira no kuyikuyakuya, tugakora ibyo umwami wacu adutegetse cyangwa se ashaka, kuko n'ubundi niwe waducunguye kandi aratwifitiye kandi aranadukunda, nta kibi atwifuriza nk'uko Satani agira ate ahora atugendaho. Mureke rero dutume imibiri yacu ihimbaza ibi bitambo bizima kandi bishimwa n'Uwiteka, nk'uko Imana yakunze igitambo cya Abeli ikanga icya Kayini, kubera ko Abeli yari yumviye, natwe rero nitugira kumvira kwiza, igitambo cyacu kizashimwa nk'uko Abeli icye cyashimwe. Rero izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro kandi Yesu Kristo aradukunda. Mureke rero dusenge dusoze kino cyigisho. Urakoze Data wera wo mu ijuru, wahabaye kandi wongeye kutuburira, uduha gahunda nshya yo kugira ngo dutume imibiri yacu ihimbaza izina ryawe. Ntitwabyishoboza kuko Satani atugose impande zose. Reka rero tubere ubuhungiro n'urukundo rwawe rwinshi urutugoteshe, maze tuve mu icuraburindi, ahubwo tugumye kugendera mu mucyo wawe. Uwiteka ryose urakoze. Amen.